Gwe uwabyohereje sasa nyakubahwa uwabyohereje ni Pushipa kwa manuka fight Gasiya gwe abari muri sare kwa Alupa aho bise mu Gisangani kunda cyane to banamwita nani Alijuni amazina y'inyakuri. Ubundi filimi iri gusohoka uyu musore bahise bamufunga bitewe nuko bagiye kuyirebera muri sare ahantu hanini abantu bakaba benshi bamwe bahaburira ubuzima. Niyo mbambi filimi yari yaratinze gusohoka na amakuru mbahaye. We mumeze mute bavandimwe b'Abayapani Genkika mumeze ute? Ndabasoje mwebwe bakunzi bagasobanuye. Iyi filime yitwa Pushipa kabiri. Muri benshi mwarebye Pushipa rimwe ariko Pushipa kabiri namwe mwarayirebye. Icyo nakubwira cyo jya hano ngaha kwicana yacu. Niba ushaka kuyireba iyi filime yose andika comment nakore subscribe kugira ngo iyi filime yose ndenda kuba nayisohora nyishire hanze. Iyi ni Pushipa kabiri, ni filime nziza cyane, filime ikunzwe, filime igice cya mbere cyasohotse mu 2010 ariko iki ngiki cyo kije gusohoka muri uyu mwaka wa 2024 mu matariki ya nyuma. Ubu ngubu turi mu mwaka wa 2025. Niba ushaka kuyireba cyo nakubwira cyo kanda kubita subscribe kugira ngo iyi filime yose uze kuba wayibona. Iyi channel niyo uzayibonaho iyi filime yitwa Pushipa kabiri. Niba utarayireba icyo nagusaba ibuka kugenda ukanze kubita subscribe kugira ngo uze kuba wayireba iyi filime yose irambuye. Nimbona mubaye benshi mukanze subscribe yose ndibuze kuba nayishira ahagaragara. Ni filime nziza cyane. Niba wararebye igice cya mbere, iki cyo kirimo ibintu byinshi cyane. Nimba mwarabonye wa mupolisi warufitanye inzikana Pushipa, n'ubundi nawe naje kwa namugaramo, n'ubundi afitanye inzika na Pushipa. Iyi filime yaje kuba yasobanurwa na Faye Present. Muramuzi Faye niwe musobanuzi uriho uri top kuko niwe waje kuba yasobanuye iyi filime ikunzwe cyane bita Pushipa. No kureba filime yitwa Squid Game, iyo ni